Iran. Iran nicyo gihugu cya mbere gifitanye amasinde na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurenza ibindi bihugu byose byo mu isi. Byumve neza ko Perezida Donald Trump ari we perezida warwanyije igihugu cya Iran kurenza abandi baperezida bose mu mateka ya muntu ndetse n'amateka y'isi. Iran nicyo gihugu cyagiranye saga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biratinda, ndetse kandi Trump akirwanya igihe kirekire afatanyije na Repubulika ya Israel, gusa bisa nk'ibyagoranye cyane nyuma y'uko n'ubundi ino ntambara irangiye mu biganiro aho kugira ngo irangire n'ubundi hari uyitsinze. Wamenya ko se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahigiye ngo kuzasiba ibirindiro byose bya Iran bya gisirikare, ndetse ngo bagasenya n'ahantu hose Iran ikorera intwaro. Ndagira ngo ukurikire kano kantu. Ubundi ibihugu byari byemerewe gutunga intwaro byari ibihugu bitanu byonyine. Ibyo byari ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa, ndetse ugateranyaho n'igihugu n'ubundi cy'Ubudage. Gusa ibihugu bimwe na bimwe byakomeje kwigomeka. Bimwe mu bihugu twavuga byigometse bikanga gusinya amasezerano ya United Nation yari agamije n'ubundi guhagarika ikorwa ry'ibisasu n'ikwirakwiza ryabyo. Ubundi ni ibihugu byari by'ingenzi cyane, kandi ano masezerano yari agamije mu guhashya n'ubundi bitwaro bya kirimbuzi. Aya masezerano yari ashingiye ku kuba nta gihugu na kimwe cyongeye kuzatunga intwaro za kirimbuzi, ndetse kandi na bimwe mu bihugu byari bizifite bitegekwa kuzisenya. Nyuma y'uko ibyo bihugu bigaragaye ko byinangiye umutima, amahanga yose nayo yarabyihoreye, bityo biza gutuma hari ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakomeje kwanga gusenya ibisasu byabyo. Uzi ikintu sibyo byateye? Ibyo bintu byateye ibibazo n'ubundi, kuko ibihugu nka Korea y'Amajyaruguru, Ubuhinde, Pakistan, Iran na Israel nabyo byahise byinangira umutima, bityo byemeza gukora ibisasu bya kirimbuzi. Habarurwa ibihugu byinshi cyane bitunze ibisasu bya kirimbuzi, gusa ibizwi ni ibisasu bya kirimbuzi bitunzwe n'ibihugu 9 gusa. Ubyumve neza ko ibisasu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani ari ibisasu byari bikomeye cyane. Byari bombe atomike, hari higanjemo n'igisasu cya Little Boy kizi mu guturika cyane. Nubwo byari bimeze gutyo, ntibyari bihagije cyane ngo ikorwa ry'ibisasu rirangiriye kuri urwo rwego, kubera yuko ibihugu nka Korea y'Amajyaruguru byakoze ibisasu byo ku rwego rwo hejuru bya kirimbuzi. Igihugu cya mbere gifite intwaro za kirimbuzi zitari nyinshi, ndetse zitari na nyinshi mu mibare y'ibindi bihugu byose, ni Korea y'Amajyaruguru. Ariko ikintu gitangaje, isi yose itinya Korea y'Amajyaruguru mu bijyanye n'ibisasu, kubera yuko Korea y'Amajyaruguru niwo musazi bafata wa mbere mu basazi batunze ibitwaro bya kirimbuzi. Isi yose ihora yinginga Korea y'Amajyaruguru, ndetse inayifata neza, banatinya kuyishotora bitewe n'uko bazi ubusazi bwabo, ndetse kandi uretse no kuba bazwiho amahane no kutagira ikintu na kimwe bitaho, bakurimburana n'ibyaye byose. Korea ya ruguru ni kimwe mu bihugu birwana intambara bititaye ku nyungu zazo bwite, ndetse no ku bibazo byose bizagerwaho n'izo ntambara. Ubyumve neza ko Korea y'Amajyaruguru inakwataka ititaye ku bihembo bizakuramo, cyangwa se mu bihombo n'ubundi bizahura n'ipfa ry'abasirikare babo. Ntibita ku mitungo cyangwa imari bashoye ahandi n'ahandi, cyane yuko ubyumve ko niba waba uri inshuti yabo magara mugaserera gatoya bahita baguhundagazaho mwinshi w'ibisasu bikorera. Korea y'Amajyaruguru kandi ni kimwe mu bihugu byatestinze ibitwaro byabyo bya kirimbuzi munsi y'imisozi, ariko babona ibyo bidahagije bakazajya babitestingira mu nyanja ya Pacifique. Gutestingira ibisasu mu nyanja ya Pacifique ni bimwe mu byateye ibibazo bikomeye cyane, ndetse hapfiramo n'ibinyabuzima, kandi n'amazi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nyanja ya Pacifique narwo rwagezweho n'izo ngaruka. Ariko n'ubundi kubera abanyapolitiki b'Abanyamerika bakoresheje ubwenge n'inama nyinshi cyane, batinye kugira icyo babivugaho, kubera yuko n'ubundi bazi yuko Korea ari igihugu cy'insazi, ndetse kandi ko bashobora no kubatera batitaye ku bihombo n'ibihano byose, ndetse cyangwa se n'ibindi byago isi yahura nabyo muri rusange. Nk'uko twigize kubikomozaho, ibisasu byatewe Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani ni bimwe mu bisasu byari bikomeye cyane, ariko byumve ko biriya bisasu kuri iki gihe ari byo bisasu bya kirimbuzi by'utwana. Nyuma yabyo hagiye hakorwa ibindi bisasu biremereye, ndetse kandi bifite n'urwego rukomeye cyane kurenza biriya byatewe mu Buyapani. Naho ku kijyanye n'ubuzima bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu Trump ashobora kuzaraswa n'abanya Iran uko byagenda kose. Mu bihe byashize higeze guterwa n'ubundi Trump n'umunya Iran, ariko aza kumurasa isasu rifata ugutwi, biza gutuma Perezida Donald Trump atitaba Imana.
Ibyo ngibyo bikimara kuba kandi ntibyari bihagije kuko muri ino minsi ishize nabwo umwicanyi w'umugore byakekwaga ko yatumijwe na Iran nawe yari agiye kumanyura Trump, gusa Imana ikinga ukuboko. Perezida Trump yamenye amabanga menshi avuga ko ngo rwose abizi neza ko Iran ishobora kuzamutera ndetse ikanamwivugana, ariko n'ubundi mu gihe ngo ibyo bitaraba Perezida Donald Trump nawe yiteguye kuzabaheza umwuka. Ariko se ubundi ni ukubera iki n'ubundi Iran ikomeza kugenda iteza ibibazo bikomeye cyane, ndetse kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zinashaka ko basenya ahakorerwa ibitwaro byabo bya kirimbuzi? Nubwo byose bivugwa ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka ko Iran isenya ahakorerwa ibisasu byabo bya kirimbuzi mu buryo bwo kugira ngo bagabanye n'ubundi kuba Iran nayo ari kimwe mu bihugu byasaze ndetse bishobora no gutangiza intambara ku mahanga yose bititaye ku bihombo isi yahura nabyo ndetse n'ingaruka. Hari ikintu cy'ingenzi cyane gituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishoza intambara kuri Iran. Icyo kintu se urakizi? Ni iki ngiki gikurikira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga yuko Iran ari kimwe mu bihugu bishaka kuzatesha agaciro amafaranga yabo. Ubyumve neza ko Iran ishaka gutesha agaciro amadolari y'Abanyamerika, ibyo bituma n'Abanyamerika n'ubundi bafatiraho kugira ngo baze kubikumira. Ni byinshi cyane ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zipfa na Iran. Nimba wifuza ikiganiro kirambuye ku bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran, ukaba wamaze gukanda subscribe kuri uno muyoboro mugari wa Rise TV Media, cyane yuko n'ibiganiro byacu aba ari akagaruka, akangusabe ngo ukande subscribe nanone nimba ari ubwa mbere warugeze kuri uno muyoboro. Ubundi reka nkubwire ngo hari ikibazo cyangwa se igitekerezo wifuza kutugezaho cyangwa se ikiganiro n'inkuru twazagukorera byimbitse n'amateka, watwandikira muri komenti turazisoma. Reka mbashimire mwese twabanye muri kino kiganiro, mbabwire ngo mugire ibihe byiza kandi Imana barinde. Njye nitwa Eddie the Action King, mwakoze kubana nanjye muri kino kiganiro. Bye bye.